protocol mugeze he? All right. Hallelujah. Nanjye ndashima Imana ku bwa Grace Room. Hallelujah. Kuwa kane navuye hano mfite ibintu bitatu byo gushima Imana. Ariko icyambere ngiye gushimira Imana, navuye hano kuwa kane gusenga. Mama yari mu ntara yagiye kureba musaza wanjye, amuzana mama ameze nabi. Anyandikira message nicaye hari arambwira ngo nazanye mama ameze nabi ariko ngiye gusubiyeyo. Nanjye ndavuga ngo wowe Satani ushaka kunkura mu gusenga, ngewe ndimo gusenga, Uwiteka nagere kuri mama bamukoramo umurimo. Hallelujah. Navuye hano n'umutima utuje, ngeze mu rugo abana barakingura, njya mu cyumba cya mama nsanga yabaye paralize uruhande rumwe n'umunwa. Ndavuga ngo Mana Nyiringabo, Nyiribihe, tuvuye gusenga muri Grace Room. Imana nabonye muri Grace Room. None aha ndategetse abadayimoni, imyuka mibi isohoke muri mama, kuko ntago mvuye mu kabyiniro, simvuye mu bapfumu, mvuye kuramya Imana yera. Hallelujah. Ndavuga ngo isaha yanjye yageze, ntago yageze yo gushingura mama, ahubwo yageze yo gutanga amashimwe. Nshimira Imana mu gitondo mujyana kwa muganga, mugejejeyo imbaraga zirongera zirashira, abaganga barateranya ari batatu, bamushyizeho amazi. Njya ahantu mu nguni ndavuga ngo Imana nabonye muri Grace Room igenda ikora umurimo abaganga bashobewe. Hallelujah. Bafata ibizamini byose, diabetes, umwijima, impyiko, bamucisha mu cyuma, result zigaruka zivuga ngo mama wawe nta ndwara n'imwe afite. Ngo ariko usibye ko tumusanze mu ka malariya ngo ntago twamuha ibitaro. Ndavuga ngo Imana ya Grace Room nihabwe icyubahiro. Hallelujah. Ikindi nshimira Imana. Ubu mama ameze gute? Mama namuzanye afite intege nkeya, bamwicaje hari, ariko navuze ngo vayo ujye kureba ya Mana njya nkubwira. Kuboko kwishobora byose kumukize mu izina rya Yesu. Ikindi nshimira Imana, njyewe narwaye uburwayi ntigeze menya kuva mu kwa kabiri. Mbyimba umubiri wose, nkajya njya mu baganga, indwara ikabura, nkasubirayo mu rugo abavandimwe bakantuka, ajya kwa muganga, indwara ikabura. Ariko nakomeje gusenga ndavuga ngo wa Mana we ni wowe mpanze amaso, nta wundi, nimba abaganga indwara yarabuze, ubwo ngubwo reka umutima wanjye uruhukire kuri wowe. Ariko ndabyibuka ejo bundi mama waje i Kanombe muri Breathe Again kuri Revival Jubilee. Yes, ni ubwa mbere nari mpageze, ariko abana bo mu rugo niho basengera. Uravuga ngo uyu ni umunsi wawe wongera uhumeke. Ndibuka nawe nicaye mu ntebe ndarira cyane, ndarira. Gusenga kurangiye ndagenda, noneho ndaribwa, noneho ndabyimba koko. Ndavuga ngo wowe Satani ndabizi ko urimo gusohoka utera induru ngo untere ubwoba, ariko njyewe nemeye ni muzima, yaragutsinze. Hallelujah. Iyi ni inshuro yanjye ya gatatu ngeze hano muri Grace Room. Naraje bwa mbere nicara hariya mbyimbye cyane, ubwa kabiri mfata abana bo mu rugo turaza, ubu ni ubwa gatatu. Ariko naje ari kuwa kane wa kiriya, ariko ndenda kubabwira inshuti z'Imana kuntu ububyimba bwagiye simbizi. Hallelujah. Hallelujah. Ndashima Imana ngo Imana iri aha ngaha irakabyara. Imana iri aha ni Imana igenda abantu bareba kandi igakora. Hallelujah. Nazanye akana ka sister wanjye, nibwo karibwa, kaje karibwa, tugakura mu modoka kameze nabi, ariko ndizeye ngo ya Mana naboneye hano iraje ikora imirimo n'ibitangaza. Wowe warakize? Njye narakize. Ntabwo ikibyimbye? Ntabwo ntibyimbye. Ubu nta nubwo nahagararaga, nagendaga nk'umuntu wasinze kera, nkumva mu buzima nta buzima burimo. Hallelujah. Numvaga nta buzima mfite, nkatinya no kwiyereka mama atantanga guhangayika ngo apfe. Yahoraga ahangayitse, kandi nijye umurinda. Mfite umuryango mu rugo w'abantu 7 uri ku mutwe wanjye. Hallelujah.
ariko nkavuga ngo Kristo mama ntarebe ibi bintu atananga kugenda kandi naravuye mu rugo rwanjye nza kumurera ariko ndashima Imana ya Grace Room irakarama muyimpera icyubahiro isaha yanjye yageze ndabizi ngo n'ibindi ngiye kubikora mu izina rya Yesu amen. God bless you. God bless you. Tumfashe gushimira Imana. Let us help her to thank God for delivering her mother and delivering her too. She's okay. She blesses the name of the Lord. Aha, reka duhe umuntu umwe amasaha yagiye.